Imana ishobora byose ikontorora ikirere. Imana yampaye amakuru. Haleluya. Imana yampaye amakuru. Imana yambwiye ngo mbwira abantu. Amina amina. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo ibyari bifite ubukana ngo Uwiteka araje abyake imbaraga. Ngo abantu nibubaha Imana. Abantu ngo nibashake mu maso h'Imana. Ngo nibashaka mu maso h'Imana ibyari bifite ubukana Uwiteka ngaraje abyake imbaraga. Ki benisa ponayi travania lebona izaini teko benisa ponayi beni yaboni. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ari mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde. Reka mfata umwanya shimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira. Burya iyo ukanzeho nuko bashimye ibyo dukora ugango n'ikindi kiganiro kizaza ukibone. Ngusabiye umugisha rowe wabikoze nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukabikora nukuri ngusabiye umugisha. Imana amahoro iwuguhe. Nanjye nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha urungu, niyo mpamvu ngenda ngashaka abakozi b'Imana babandi bafite impano, bafite amagambo basangiza abandi, abari bababaye bakishima. Yego niyo ntego yanjye kandi abaye kunshyigikira nkomeje kubashimira. Imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tangira twibwira n'ubundi anadusengere kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Karibu umukozi w'Imana. Nizeyimana Jire. Mu buryo bw'ikoranabuhanga kwirangamuntu ni Julius. Nkaba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba ndi umuhanuzi utarabivangavanze. Yego. Uwiteka duhana umugisha. Reka dusenga Imana. Yego. Uwiteka Imana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, Imana iteye ubwoba kuruta igitero cy'ingabo. Turagushimira imbaraga zawe zabanye natwe. Turagushimira uburinzi bwawe bwabanye natwe. Iyo utaza kuba mu ruhande rwacu, Uwiteka Imana Nyiringabo, ibyo kutumira byari bihari, ibyo ku mwami kutwaka imbaraga byari bihari, ariko uhabwa icyubahiro kutadutanze. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye ko waturinze ibiteye ubwoba bya nijoro. Turagushimira ko warinze mwami imiryango yacu. Turagushimira ko warinze Uwiteka Imana Nyiringabo. Mu izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe, nyemerera Uwiteka Imana Nyiringabo umve gusenga no gutakamba kwacu. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo tuje kwamamaza imbaraga zawe. Takibenisa ponayi travania lebonisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuje kuvuga imbaraga zawe, tuje kuvuga gukomera kwawe, tuje kukwamamaza, tuje kwamamaza ingoma ya Kristo. Ngwino ubane natwe kandi duhumeke iby'umwuka tubwira. Urakoze kubanye natwe, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari mwami mu bihugu bitandukanye by'i Buraya, abari muri Aziya, abatkumva bose Uwiteka Imana Nyiringabo baze kutugiriraho umugisha. Urakoze cyane ko witeguye kuba mu ruhande rwacu. Yerekana utegeke byose bikumvire. Tuguhaye ikaze kandi duciye bugufi kugira ngo imbaraga zawe zibane natwe mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena. Amen. Jire nikaze pe. Murakoze cyane. Ntitwaherukanaga. Ntabwo twaherukanaga. Nabaye aho ngaho nyine muzi ko byari ngombwa ko kongera guhura. Ariko hari igihe bimwe cano yanyu yadushakaga ntiduteguke neza. Ariko twabagiriyeho umugisha kuko mu bigaragara kutaboneka nta rukwanga kuvuga. Ariko uyu munsi ho twaje Imana yaduhaye icyerekezo. Amen. Twaje Imana yaduhaye icyerekezo. Ubundi umuntu agomba kugendana ijambo. Ubundi ugomba kuja mu nzira uzigiye ukamenya n'ibyo urahuriramo. Rero twagarutse kandi Imana yaduhaye icyerekezo. Yego, Imana iduhana umugisha. Yego, harakantu uvuze uti nagiye nguhamagara uko nandi kureba mbona twirukanaga mu kwa 10 ni kera. Uti nagiye nguhamagara ukabura. Ibyo bivuga ngo dukoranye ikiganiro nyuma ukabivanga sinakonga kuguhamagara. Nguhamagara uko nzi ko hari abantu bakugiriyeho umugisha, hari abo wasengeye bari bafite ibibazo bakabohoka, nawe ndonga nkaguhamagara ngo ngwino twongere tuvuge Imana. Ni kenshi ko nagiye nguhamagara ugasanga hari izindi mpamvu zibonetse runaka. Nanjye ndibuka muri ya minsi twe turakorana, nanjye impamvu ndayigira. Bivuga ngo kuba Jire taherukaga ntabwo ari uko yaguye,
ahubwo ni ya mibereho yo mu isi yabaga ari gushaka Ni ukuri. igatuma tutagira ute tutabonana. Imana ishimwe. 2025 wayisoje ute? 2025 kuko ahanini usibye 2025 n'indi myaka yose Yego. nyisoza ndi mu masengesho iwanjye. Iyo nabonye akanote mu mufuka, Yego. ndagenda nkabashakira Akanyama. akaboga, nkabashakira umubiri w'inyamaswa akaboga. Yego. ubwo rero ntabwo mfataho. Iyo ngiye gusoza umwaka, nsoza umwaka ndi mu bihe ndi gusenga. Wowe ko kanyama nakabana ntabwo mfataho. wowe uri mu bihe. Ndangiza umwaka ndi gusenga. Ndangiza umwaka ndi gusenga. Yego. Ariyo mpamvu rero 2025 twayishoje neza. Icya mbere twayisozanye amakuru. Yego. Twayisozanyije amakuru. Twayisozanyije amakuru. Imana itubwira uko bizagenda muri uyu mwaka. Yego. Rero turagendana amakuru. Wayadusangiza si cyane yawe y'umwihariko. Imana ihabwe icyubahiro. Amakuru yo gutangirana n'uyu mwaka. Yego. Imana yarambwiye ngo mwana wanje ngiye kugutuma. Imana irambwira ngo wari usanzwe uri umukozi ariko ndakwaguye. Amen. Imana irambwira ngo hari amatelefoni agiye kuguhamagara. Amen. Imana irambwira ngo ugiye gutambuka kuri za cano. Yego. Rero mwaje kudushaka ariko dufite amakuru. Yego. Ubu tumaje guhamagarwa n'abantu batandukanye. Muri Amerika baraduhamagara. Yego. Muri Canada baraduhamagara. Bakaduhamagara mu Buholandi tukumva telefoni ziri kuduhamagara. Yego. Tukumva Suwede baraduhamagara. Bavuga bati mukozi w'Imana twanejejwe n'ibiganiro biri muri mwe. Yego. Rero 2025 Imana yaduhaye amakuru kandi turagenda tuyabona. Amakuru Imana yaduhaye yabaye umurongo tugenderaho. Amen. Yabaye umurongo tugenderaho. Tavoni sapona itravonia. Yabaye umurongo tugenderaho. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Ni Imana ivuga yarangiza igasohoza. Ni Imana ivuga yarangiza igasohoza. Rero ndikumva naririmba uyu muririmbyi. Yego. Mbere yuko mvuga ijambo, hari indirimbo Imana yamishuriye muri kino cyumweru. Yego. Indirimbo y'167. Reka nyiririmbe. Yamishuriye mu minsi 3 ishize. Yego. Nanone kandi niri joro yandiyakara. Imana idufashe. Ese ubundi je twakora gutya wayiririmba ugahita unafatiraho. Kamfatireho. Ugahita ufatiraho n'undi ukatubwira icyo Imana yagushyize ku mutima. Amen. Ari cyo bitwaye? Ndafatiraho. Sawa. Indirimbo y'167. Yesu niwe nishemo yambere y'ubuhungiro ntacankura amahoro yambere y'ubuhungiro uwo mwami ni gitare gikomeye uwo mwami ni gitare gikomeye yambere y'ubuhungiro kumanywa mbere igicucu yambereye ubuhungiro ambere itara nijoro yambereye ubuhungiro uwo mwami ni gitare gikomeye uwo mwami ni gitare gikomeye yambereye ubuhungiro mu mvura mbere ubwugamo yambereye ubuhungiro nta nubwo imivi ntembana yambereye ubuhungiro uwo mwami ni gitare gikomeye uwo mwami ni gitare gikomeye yambereye ubuhungiro abyago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro uwo mwami ni gitare gikomeye
gikomeye, uwo mwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Nawe ntazampemukira, azambera ubuhungiro. Uwo mwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Uwo mwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Uwo mwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Uwo mwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Uwo mwami rero, uwo mwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Uwo mwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Haleluya, haleluya. Amen. Amina, amina, amina. Amen. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, izina ry'umwana we nirihimbazwe. Uyu muririmbyi araririmba ngo Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro. Arangira avuga ngo ntacankuraho amahoro, yambereye ubuhungiro. Ageze ku gitero cya kabiri aravuga ngo ku manywa ambera igicucu, yambereye ubuhungiro. Ambera itara nijoro, yambereye ubuhungiro. Mu mvura ambera ubwugamo, yambereye ubuhungiro. Nta nubwo imvura intembana, yambereye ubuhungiro. Ageze ku gitero cya aravuga ngo nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungiro. Arangije ku gitero cya gatanu aravuga ngo ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Nawe ntazampemukira, azambera ubuhungiro. Haleluya, haleluya. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Uyu Yesu Kristo, ijambo ryarambwiye ngo ni umunara muremure, umukiranutsi yihishamo agakomera. Iri zina rya Yesu ni umutamenwa. Iri zina rya Yesu ni koforofori ikomeye cyane, tuja duhungira muri ryo. Imivi ikaza ariko igasanga taki beni saponayi taravoniya rebona izayini teko beni saponayi beni yaboni. Imivi ikaza ariko imivu ntidutembane, kubera yuko iri zina rya Yesu Kristo riraza rikatubera ubuhungiro. Kandi uyu muririmbyi arongera araririmba ngo nta byago byantera ubwoba, Yesu Kristo yambereye ubuhungiro. Arangije aravuga ngo ntabwo nzavaho Yesu ari, ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Nawe ntabwo azampemukira. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ndi imbere y'Imana, ndi imbere ya cano Imana ishobora byose, ikontorora ikirere. Imana yampaye amakuru. Haleluya. Imana yampaye amakuru. Imana yambwiye ngo mbwira abantu. Amina, amina. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo ibyari bifite ubukana, ngo Uwiteka araje abyake imbaraga. Ngo abantu nibubaha Imana, abantu ngo nibashake mu maso h'Imana, ngo nibashaka mu maso h'Imana ibyari bifite ubukana, Uwiteka ngaraje abyake imbaraga. Kandi ijambo rirambwira ngo ngo abashaka Uwiteka, ngo abashaka mu maso h'Imana, ngo nawe agiye kubiyereka, nawe agiye kubiyereka. Iryo ni ryo jambo Imana yambwiye ngo ibyari bifite ubukana, ngo kandi abantu bafite ibigeragezo bitandukanye, bamwe bari batewe ibigeragezo by'uburwayi, ariko Uwiteka arimo aravuga ngo aje kubyaka imbaraga. Haleluya. Uwiteka arimo aravuga ngo hari abari bafite ikigeragezo cy'ubukene, ariko Uwiteka aravuga ngo ico naco, Uwiteka aravuze ngo nubwo cyari igitero, ariko Uwiteka aravuze ngo acatse imbaraga. Uwiteka Imana irambwira ngo mbwira abantu batinze mu bibazo bitandukanye, abantu batinze mu butayu bitandukanye, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo ibyari bibarwanyije travoni saponayi teko beni saponiya meni yabona izayini.
ariye kando y'Ibenizaboni. Haleluya! Uwiteka Imana yambwiye ngo hari ibyo yatse imbaraga. Harambwira ngo umunyabwenge, umuhanga, ngo nashaka Uwiteka, ngo kuko kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge. Ariko Uwiteka aravuga ngo ibyari ibitero, ibyari ibibazo, ibyari amaganya, ibyari bigushavuje, ibyari bitumye urarurira, ibyari bitumye urara udasinziriye, Uwiteka abyatsa imbaraga. Ndagira ngo nkubwire ko Uwiteka hari igihe aba yabikubitiye kure. Hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo, umwana wawe yarwara yaje ku bitaro akaremba, ukavuga ngo buriya ngo Uwiteka arandetse. Oya, Uwiteka yabikubitiye kure bitarakugeraho. Uwiteka yabyatse ubukana, kuko iyo atabyakubukana nta nubwo uwo mwana yagombaga kugenda ngo agere ku bitaro. Ariko kubera, haleluya, kubera Uwiteka abyatse ubukana, umwana nubwo yagera ku bitaro Imana iziyerekana, kuko hari ababasigayo kandi nabo nta byaha baba bakoze. Uwiteka Imana Nyiringabo hari ibyo yatse ubukana. Hari igihe ucuruza ugahomba, warangiza guhomba ukavuga ngo Uwiteka arakuretse. Uwiteka ndagira ngo nkubwire, hari ibyo yatse ubukana byakagombye kukuriza. Takibenisaponi Travonirebo Zayini Takobeniaboni. Hari ibyakagombye kuba byakuriza kurusha ibyo urimo. Nubwo bucuruzi bwaguhombeje, ariko Uwiteka yarakwimanye. Igishoro ni ukuyubaha, igishoro ni uwo mwuka urimo uhumeka. Hari ibyo Uwiteka yatse imbaraga, hari ibyo Uwiteka yatse imbaraga, ibyo kukurwanya byari bihagurutse. Hari igihe wagendeye mu modokari irangije ikora impanuka, wenda igusigira umusari, ariko urangije uravuga ngo mbese Uwiteka yari arihe? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yari ahari. Uwiteka yari ahari, ahubwo Uwiteka hari ibyo yarwanyije, hari ibyo yatse imbaraga, kuko iriya mpanuka yagombaga kuguhitana. Ariko kubera Uwiteka yabyatse imbaraga, urahari, urimo uravuga, urimo urakora. Ndagira ngo mbwire abantu bakoreye Imana nibagira umuhati wo kuyikorera, kandi bamukorere bagifite uburyo. Kuko ibirakariye umugenzi muri uru rugendo birahari, ariko birasaba ngo dusabe Imana imbaraga. Birasaba ngo dusabe Imana imbaraga, dusabe Imana imbaraga kugira ngo Uwiteka abe mu ruhande rwacu, agire ibyo yaka imbaraga. Hari igihe batejeje cyamunara iwawe, warangiza ukaja mu bukode ukagira ngo Imana yarakuretse. Ariko burya usibye no kuba uri mu bukode, kuba uhumeka uyu mwuka, igishoro ni ukuhumeka umwuka, kandi kuba ugifite uyu mwuka, icyo ni igishoro. Bwacu Uwiteka yagutabaye, bwacu Uwiteka yigaragaje, bwaca Uwiteka yiyerekanye. Haleluya, haleluya. Takibenisaponi Travonisaponayi. Nubwo uri mu bukode, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo Satani yararakariye byari birenze ubukode. Ahawe haba haribagiranye, ahawe haba harameze imbogeri. Wahuye n'inyatsi uracuruza urahomba, warahinze urahomba. Ariko ndagira ngo nkubwire ibyo Uwiteka yakubise, ibyo Uwiteka yarwanyije, byari bifite imbaraga bizikurusha, byagombaga kukunesha nk'unesheje udahari. Ariko kubera Uwiteka yakwimanye, yabyatse imbaraga. Turiza mu bukode, winjiranemo n'Imana, winjiranemo n'Imana, kubera yuko bwacu yabigenze neza. Igishoro ni ukuyubaha. Takibenisaponi Travonizebonia ariye kando y'Ibenizayini tubenisaponi tuzabonayi turaboni yibeni. Mina tubenisaponi takibenia ariye menia boni zavoni beni. Menia takobeni ariye menia zayini Travoni saponayi beni
ariyemeniya zayini takibeniya taki amina. Uwiteka yambwiye ngo mbwira abantu ngarahuruye kandi ngo hari ibyo akubitiye kure ngo abantu nibashake mu maso h'Imana. Abantu nibareke kubivangavanga. Imana irimo iravuga ngo abantu nibashake mu maso h'Imana. Ijambo ryarambwiye muri Yeremiya ibice 19 ngo nuvana ibigaho mu bishimwa ngo uzahera ko ube akanwa k'Uwiteka. Turashimira ikoranabuhanga ryaje tukaba turi kuri iyi cano ya Concorde. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Rero turimo tubwira abantu ngo bate kubivangavanga ahubwo bashake mu maso h'Imana nk'abayitaye. Ijambo rikambwira ngo nimushaka Imana muzayibona. Nimushaka Imana muzayibona. Yakobo we yaravuze ngo nimurwanya Satani azabahunga, nimwegera Imana nayo izabegera. Muri no misi abantu bataye Imana nibayigarukire kuko Uwiteka ni umurinzi wacu wo kwizerwa, ni igicucu cy'iburyo bwacu gihoraho. Uwo mwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro, nta nubwo imivu yantembana kandi nabwo naho imivu yaza. Uwo mwami ni igitare yambereye ubuhungiro. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Amina, amina, amina. Imana ihabwe icyubahiro. Mukozi w'Imana wadusomera ijambo rindi ku mutima. Amina. Amina. Kubari ibice 22. Travoni sapona itakibeniya boni. Urasoma ku murongo wa 21. Amina, amina. Gitabo cya Mose cyo kubara umurongo wa 20 ibice 22 umurongo wa 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana irakarira Baramu indogobeye imuhana. Imana irakarira Baramu indogobeye imuhana. Mu gitondo Baramu arabyuka ashyira amatandiko ku ndogobeye y'ingore ajyana na babatware b'Imowabu. Uburakari bw'Imana bukongezwa nuko yagiye. Marayika w'Uwiteka ahagarikwa mu nzira no kumutangira. Yarahetswe n'indogobeye. Abagaragu be bombi bari kumwe nawe. Indogobe ibona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira, akuye inkota ayifashe mu ntoki. Irakebereza ijya mu gisambu. Baramu ayikubitira kuyisubiza mu nzira. Marayika w'Uwiteka ahagara mu muhora w'inzitiro z'amabuye zigabanya inzabibu. Iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka yiyagiriza kumuhora, iwubyigiraho ikirenge cya Baramu, arongera arayikubita. Marayika w'Uwiteka asubiza inyuma, hagara mu mpatanwa hagati umwanya wo gukebereza iburyo cyangwa ibumoso. Iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka iryama igihetse Baramu. Uburakari bwa Baramu burakongezwa, ayikubita inkoni ye. Amina, amina, amina. Amina. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Twumvise aya magambo. Niyo mpamvu Imana yarayinsanze irambwira ngo ibyari bifite ubukana nushaka mu maso y'Imana ukayubaha, ngo hari ibyari bifite ubukana, ngo ibitero byari bihari, ibitero by'amagambo. Hari igihe abantu bakugabaho ibitero by'amagambo bakagusesereza, bakakuvuga uko utari, bakaguhindanya, ariko Uwiteka ibyo abyatsa imbaraga. Hari igihe uhura n'uburwayi nk'uko nabivuze mu kanya, cyangwa ugahura n'amadeni, ariko Uwiteka yambwiye ngo hamwe no gusenga Imana no kuyubaha, ngo Uwiteka yambwiye ngo mbwira abantu bari mu kajugane, bari mu bibazo bikomeye, Uwiteka yavuze ngo hari ibyo aje kwaka imbaraga. Imana idufashe cyane. Uyu mugabo rero yitwa Baramu. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo yitwa Baramu. Uyu mugabo Baramu yari yahawe ibiguzi n'umugabo witwa Baruki. Uyu Baruki yari asanzwe ari umwami w'Abamowabu, yadikanyije n'Abamidiyani. Uwo mugabo Baruki ngo yumva inkuru z'Abayisirayeli zirangije zimutera ubwoba. Vuga utamena. Amen. Umuntu w'Imana ubundi ateye ubwoba, mukiranutsi w'Imana ateye ubwoba. Imana yigeze kumbwira ngo uzengurutse igihugu cyose
uzengurutse igihugu cyose kugira ngo ubone umuntu witwa umukozi wanje, umukozi w'Imana. Ati abakozi ni bake, Imana irambwira ngo abakozi ni bake, ariko uwitwa Baruki ngo amenya ko abayisirayeli bavuye mu Egiputa, kandi ngo bagendaga bagandika mu nganda ahantu hatandukanye, ariko ngo yumvise inkuru zabo, ngo yumva ko bageze hafi naho abamowabu batuye, kandi uyu Baruki yari umwami w'abamowabu. Arangije areba umugabo witwa Baramu wari usanzwe ari umuhanuzi. Ikintu yakoze yaragiye amushakira ibiguzi. Arangije ngashaka abatware b'abanyacubahiro ngo bagende babwire Baramu ngo agende avume abayisirayeli aho bari baganditse, cyane ko banyuraga mu butayu butandukanye. Banyuraga mu butayu bwa Elimu, bakanyura mu butayu bwa Bama, banyuraga ahantu hatandukanye, bakanyura mu butayu bwa Baka, banyuraga ahantu hatandukanye, ubutayu bwo kubura ibyo kurya, ubutayu bwo kubura amazi. Ariko ijambo rirambwira ngo uyu mugabo Baraki amajije kumva yuko abayisirayeli ngo bagiye gutura hafi n'abamowabu, ngo yumva bamuteye ubwoba. Arangije aja kwa Baramu amushakira ibiguzi. Ariko ngo Baramu agiye guhaguruka ngo aje kuvuma abayisirayeli, ngahagurukana n'abagaragu be. Arangije ari kumwe n'abagaragu be, ngo umwami w'abamowabu yari yahaye abatware bakomeye ibiguzi ngo abajanire Baramu impongano kugira ngo avume ubwoko bw'Imana. Ariko ngo indogobe imwitambika imbere, ngo ayikubita inkoni gatatu. Ariko indogobe Takibe Saponaye, indogobe iravuga iti unkubikiki aka gatatu. Indogobe yitambika imbere ya Baramu kubera ko yarabonye marayika, ngo yarabonye marayika afashe inkota, ngo indogobe ishaka kurira ngo urukuta ruraho ngaho, ngo ikate mu murima w'uruzabibu. ngo isanga ngo marayika yahagaze, ngo igiye kunyura ahantu ngo hari imfatanwe, ahantu hasa n'ahatagira inzira. Ngagiye kuhanyura abona indogobe igiye kuhanyura, ibona marayika naho arahagaze n'inkota. Ngo nuko indogobe yitambika imbere ya Baramu. Irangije indogobe ibiraguye. Irangije indogobe ibiryamye kuri Baramu ku kaguru. Ngo Baramu arongera arayihata, ngo kugeza igihe marayika yabonye Baramu ahumirije mu maso amati, ntabwo indogobe yawe aragasuzugura ifite, ahubwo wagiye kuvuma ubwoko butavumika. Wagiye kuvuma ubwoko butavumika. Nuko ijambo rirambwira ngo indogobe yitambika imbere ya marayika, yitambika imbere ya Baramu, kandi na marayika araza abwira Baramu ati burya nubwo utandebaga nari mfashe inkota, ninje watangiriye indogobe yawe, kandi nanone ninje uje kugutangira. Genda nubwo wahawe ibiguzi n'umwami w'abamowabu, jana nabo batware ugere mu nkambi y'abayisirayeli, ariko uzavuga ibyo nkubwiye. Haleluya, amen. Uzavuge Takibe Saponaye. Aragenda agera mu nkambi aho abayisirayeli bari baganditse. Arangije kuhagera ngo Baramu agiye kuvuma abayisirayeli. Aravuga ngo yaje kuvuga ngo muragapfa. Baramu ngagasanga yavuze ngo murakabaho. Yaje kuvuga ngo Uwiteka aravuze ngo ntabwo muzagerayo, muzagwa mu butayu. Akumva arahanuye
ngo kiriya gihugu kizaba icyanyu. Arangije ngo aravuga ati ntabwo bigishobotse ko mbavuma. Arangije ngo Baramu mwene Sipori arahanura, aravuga ngo yemwe Bayisirayeli nimugubwe neza, ati muri iyi nkambi nari nzamutse nje kubavuma, nashatse kubikora biranga, ahubwo mbonye muri mwe hicayemo umuntu ukomeye. Haleluya, haleluya. Ati mbonye inyenyeri iri kumurika muri mwe. Ati ndamureba ariko ntabwo ari ubu ngubu, ndamureba ariko Takibeni Saponai Travania, ndamureba ntabwo ari ubu ngubu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icubahiro. Ndamureba nkamwitegereza, ntabwo ari ubu ngubu. Amina, amina, amina. Mbonyemo inyenyeri yaka, kandi iyo nyenyeri yo mu ruturuturu ni Kristo, igishitsi cya Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda. Mbonye azaba umwami, azategeka isi n'ijuru. Izina ry'Uwiteka rihabwa icubahiro. Ndagira ngo nkubwire weho urukundeba kuri icano ya Concorde TV, ndagira ngo nkubwire ko Imana iraje kwitambika. Vuga utamina. Imana yaje kwitambika kubera ko hari ibyari bikurwanyije, hari ibyari bisumye, hari ibyari bikurwanyije, byari bigize imbaraga, byari bizamuye umugara. Ariko Uwiteka yohereje indogobe kugira ngo yita Takibeni Saponai Travania. Uwiteka yohereje indogobe kugira ngo yitambike. Uwiteka aramanutse n'ifarashi yaka umuriro. Uwiteka abigenje nk'uko yabigenjeje igihe Abasiriya bari bateye Elisa i Dotani. Ngo maze Elisa arasenga aravuga ati yewe Gehazi we humura, hari izindi ngabo zitugose ziri ku mafarashi yaka umuriro. Icyo gihe Imana yari itambitse, Abasiriya bakorwa n'isoni. Imana irengera Elisa, abajanira umwami wa Isirayeli, arababwira ngo ntimubice. Abwira umwami ngo mubagaburire barye banywe, mubahereze baje mu Isiriya, bamenye ko mu Isirayeli hari Imana. Burya rero Imana yari yitambitse ku mafarashi yarateye Isirayeli. Imana yitambitse imbere y'Abasiriya. Iyo Mana iracarwana. Iyo Mana ndagira ngo nkubwire ngo Imana iritambitse kugira ngo igire ibyikubita, kugira ngo igire ibyirwanya. Imana iritambitse Tavonia. Imana iritambitse ihagaritse indogobe mu nzira kugira ngo imigambi yari ikozwe na Baruki itagerwaho. Imana hari ibyikubise. Imana irwanyije imigambi y'abarozi. Imana irwanyije imigambi y'abakurwanya. Imana irwanyije imigambi y'abakuburanya. Imana irigwatirije. Imana yohereje marayika kugira ngo, Imana yohereje marayika n'inkota kugira ngo atangire indogobe. Ibyari byikurwanyije, byari bikurushije amaboko, ibyari bigusumiye, byari bikurushije imbaraga. Ariko Uwiteka abyatsa imbaraga. Imana itabaye mu ruhande rwawe, ababisha bagukubita nk'abanesha umuntu udahari. Ariko kubera Imana yigwatirije, haleluya, kubera Imana yohereje indogobe, kubera Imana yohereje marayika afite inkota, hari ibyo yatsa imbaraga. Uwiteka aravuze ngo hari ibyo yatsa imbaraga. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko Imana ije kurwana, Imana ije gutabara abazengerejwe n'amadeni, abazengerejwe n'ubukene, abazengerejwe n'uburwayi buhoraho. Uwiteka hari ibyo aje kwaka imbaraga. Haleluya, hari ibyo aje kwaka imbaraga. Byari bigusumbije amaboko, byari bigusumbije imbaraga, ariko Uwiteka bikubitiye kure bitarakugeraho. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona hari abagutaye mu iterambere, ariko burya Imana yarakwimanye. Imana yarakwimanye. Imana yigeze kumbwira ngo nashize dodani imbere y'abantu kugira ngo badakora impanuka. Niyo mpamvu wacuruje ugahomba. Hari igihe warurunguka menshi bakayakurogeramo, ariko Imana yarambwiye ngo nashize dodani imbere y'abantu kugira ngo badakora impanuka. Hari igihe warurahinga keza cyane, ariko wabyeza ukaja kwinezeza mu mahoteli cyangwa ukajya mu mabare runaka, mu gutaha ugahura, ukaba warura wagombaga kuzahura n'ibindi bibazo
ukaba wahura n'impanuka cyangwa ugahura n'abagizi ba nabi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yashize dodani imbere yawe kugira ngo udakora impanuka. Imana yarakwimanye, hari ibyo Imana yatsa imbaraga, none iragarutse iravuze ngo hari ibyo yatsa imbaraga. Uwiteka hari ibyo yatsa imbaraga, nubwo ukuriho kose Uwiteka aravuze ngo baho. Uwiteka aravuze ngo baho. Nubwo wahuye n'ibibazo by'uburwayi ukarwara cyangwa ukarwaza, ariko Uwiteka aravuze ngo baho. Nubwo wahuye n'ubukene, Uwiteka aravuze ngo ikibazo si ubukene, ahubwo ikibazo ese urayubashe, ese uwanye nayo gute? Niba Uwiteka akwishimira, humura, azagutabara. Niba Uwiteka akwishimira, azakurengera. Ibyari bigusumbije imbaraga, Tavonia Benia Bonai, Saponi Travonia, Aria Kandoi Benia Bonai, Zainisomania, Travoni Menia, Menire Bonai Ben, Mina, Takobeni Saponai Menia, Menia Boni, Travoni Saponai, Takibeniza Bonai. Ndagira ngo mbwira abantu ko iyi Mana yacu nta muntu utayikenera. Ikenewe mu bantu bose. Waba ukomeye, waba woroheje, waba warize, yewe ukiga masters, ukiga dogitera, ugakorera dogitera, yewe niyo waba uri profeseri. Ndagira ngo nkubwire ngo ahantu hose Imana irakenewe, kubera yuko nta hantu ikigeragezo kitagusanga. Urwego waba urimo rwose ikigeragezo cyagusangamo. Niyo mpamvu dukeneye ubutabazi bw'Imana. Utarageze muri garidiyene akeneye ubutabazi bw'Imana. Takibeni Saponayi, utarize muri yiga akeneye ubutabazi bw'Imana. Ariko n'uwasomye menshi, uzi kudidibuza igifaransa n'icyongereza n'igisipanyoro, uwo nguwo nawe akeneye ubwenge buva mu ijuru bwo kuyubaha. Amina, arabukeneye rwose. Ariyo mpamvu Imana irakenewe. Imana ikenewe n'abantu bose. Imana ikenewe n'abantu bose. Ntukabona umuntu yarize menshi, waje kubona ukabona yafashe icyo kunywa gikaze kikamuhindukira ikiyobyabwenge. Yaba yari yaje mu modoka akabura uko ashiramo kontake bikamucanga, yashaka kugenda kitega, kandi aryamanye igifaransa n'icyongereza n'ikilatini n'igisipanyoro. Rero ndagira ngo nkubwire, igishoro n'ukuyubaha, igishoro n'ukuyubaha. Impande zose Imana irakenewe, Imana irakenewe, Imana irakenewe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakenewe. Amina, amen. Imana irakenewe mu mpande zose, Imana irakenewe. Naho urwego waba uriho rwose, naho waba uciye bugufi, ariko igishoro n'ukuyubaha, kuko nta handi ikigeragezo kitagusanga. Mu bakomeye no mu boroheje ibigeragezo bigerayo. Ariko icyo nje kuvuga nuko Imana yambwiye ngo ibyari bihagurutse, Imana ije kubyaka imbaraga. Imana tako beni saponayi taboniya beni zaboniya beni ariyemeniya bonayi travoni sabo. Uwiteka yavuze ngo ibyari bihagurutse kurwanya abantu nibashake mu maso, aje kubyaka imbaraga. Sinzi byari biguteye ubwoba, wararaga udasinziriye, ugahuzagurika, wahura n'ikigeragezo ukagira ngo Imana irakuretse. Nuko Imana yacatse ubusharire, nuko Imana yatsaca imbaraga, burya cyari kije kuguhitana. Nubwo wakoze impanuka, wenda byaraguhangayitse, ariko ntabwo wapfuye. Kuba ukiriho ni igishoro. Uyu mwuka duhumeka, nubwo tuzi ko hari ahabera bazaja kuba, kandi ntabwo ari muri iyi si, mu ijuru niho waba wabizera. Ariko ugifite umwuka wabariho, uwo mwuka ni igishoro. Imana yabwiye, Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo yewe Timoteyo we, icyatumye ngusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Ndabwira abantu ngo bakure ibiga mu bishimwa, abantu bareke ibyabateranya n'Imana, ahubwo bashake mu maso y'Imana nk'abayitaye. Nayo ije kugira ibyo yaka imbaraga. Hari ibyo yatse ubusharire, hari ibyo Imana ije kurwanya, hari ibyo ije gukubita, hari ibyo ije kuburizamo. Nubwo wigeze guterwa n'ibitero bitandukanye, ugaterwa n'amadeni, ugaterwa n'inyatsi,
abarozi bakaguhagurukira. Icyo ni igitero, ugahagurukirwa n'abagusebya, ugahagurukirwa n'abakubeshera, ugahagurukirwa n'abakugabaho amagambo menshi yo kugusesereza. Yewe wararize, yewe warakubiswe, ariko Uwiteka aravuze ngo humura humura humura. Uwiteka aravuze ngo ibyari bikurwanyije abisumbya amaboko, kandi aje kubyaka imbaraga, abyatsa imbaraga. Uwiteka akomeze aduhana umugisha. Abari barimo banyumva kuri icano, Imana ishimwe. Ndahagarutse. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ko hagiye kubaho ikoranabuhanga ry'abarozi. Imana irambwira ngo abantu bagiye kuja bohererezwa amahembe. Imana irambwira ngo abantu bagiye kuja bohererezwa ibitega. Imana ibivuga mu mazina. Imana isa ubwenge. Imana irambwira ngo hari abantu bagiye kuja bategwa, bakandagira mu butaka, gasanga ananiwe kugenda ukagira ngo ni imitsi. Imana irambwira ngo ibyo babyita ibitegano, ariko Imana irambwira ngo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Irambwira ngo abo nzajya mbasengera. Imana irambwira ngo uzahamagara imbaraga zituruka mu maraso. Haleluya! Imana irambwira ngo uje urahamagara imbaraga zituruka mu maraso. Mwana wanje, abantu uzasengera bazakugiriraho umugisha. Rero ndabwira abantu ko nubwo abantu bararoga, Imana ikarogora. Haleluya! Bararoga, Imana ikarogora. Imana ifite abakozi, kandi si njyenyine, kuko Imana yabwiye Eliya ngo si wewe wenyine, ahubwo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, ariko mu bakozi nanjye ndimo, kuko sinigeze mbivangavanga. Buriya mu minsi yashize nahamagawe n'amatelefoni menshi, abantu bakamamagara mu Bugesera, muri Kigali, bakambwira batariko kuki utabivangavanze. Bati twebwe turi kugushimira ko utabivangavanze. Bakambwira abantu ntiriwe mvuga, bakambwira amakuru y'abantu, ariko bakambwira bati twamaje kumenya kuri umukozi w'Imana, kuko uri umuntu uvuga ibya Kristo. Ntabwo uri mu bicuruza, ahubwo ni ukugira ngo ingoma ya Kristo yamamare. Imana idufashe kandi tugire neza. Natwe turahari. Jambo rirambwira ngo twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubundi. Twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubundi. Rero aho dukenewe, aho Imana izadutuma tuzatumika. Imana idufashe cyane. Mbwire abasanzwe baduhamagara ko rwose n'ubundi nje niyo wampamagara nijoro nakwitaba. Nijoro ahubwo mba ntegutse cyane. Wampamagara tugasengana saa 8 saa 9 mba ndi gusenga, kubera ko hari amakuru yampaye muri ayo masaha saa 10 saa 9 saa 8. Rero amarembo arakinguwe. Tubereyeho gukora isanamitima, tubereyeho gusengera, gufatanya nabo. Rega iyo usengera umuntu nawe ufatanyije nawe, reka babe abafatanya bikorwa beza muri urugendo. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyo Mose yabaga ananiwe, Aroni na Huri ngo bamufataga amaboko, ariko iyo bayarekuzaga, ngo iyo bananirwaga Mose yarekuraga amaboko, bakongera bakayazamura. Rero nimuze dufatanye gushaka Imana, kandi dukure ibigawa mu bishimwa. Tuzahera ko tubakanwa k'Uwiteka. Imana iduhana umugisha. Nkaba suhuje abantu batandukanye, abo muri Amerika, abo muri Suwede, abo muri Canada. Tumaje kugirayo abantu mu Buholandi n'ahandi. Imana ize kuduhana umugisha. Murakoze, Uwiteka bishimire. Yego mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Wakenera Nizeyimana Jules kuba yamuvugisha, nimero wakoresha yaba kuri WhatsApp no guhamagara ni 07 82 20 35 30. Nimero ya Nizeyimana Jules ni 07 82 20 35 30. Imana ibahe